dushingiye ku itangazo ry'ibyemezo bya leta ryasohotse tariki 29 Kamena 2021 rishyiraho ingamba nshya ziyongera ku zari zisanzwe mu kumira icyorezo cya COVID-19. Polisi y'u Rwanda iributsa abaturarwanda izi ngamba nuko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'ibyumweru 2 uhereye tariki ya 1 Nyakanga. Ingamba zireba buri wese mu gihugu: ingendo zirabujijwe kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo, kandi ibikorwa byemewe gukora bizakomeza bifunge saa 11 za nimugoroba. Gahunda rero nigera mu rugo saa 12 bose babireba. Polisi ntabwo izihanganira abantu batangiye kuvuga ko kugera mu rugo saa 12 z'umugoroba ari kare cyane, bityo bakaba bateganya ko bazava ku kazi cyangwa aho bakorera bakagorobereza muri quartier zabo ngo bategereje kubwira kugira ngo bajye mu ngo zabo. Abantu barakangurirwa kudakora ingendo zitari ngombwa. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye zirabujijwe, uretse izizakorwa kubera impamvu z'ubuzima cyangwa za serivisi z'ingenzi. Icyakora imodoka zitwara ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere hose, ariko ntizitware abantu barenze 2. Amateraniro rusange harimo ubusabane, ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe irasubitse. Turasaba abaturarwanda bose kudatumira abantu, gusurana, guhindura ingo zabo tubari, kuko ahuriye abantu benshi buri gihe ibyo byo byiyongera byo kwandura iki cyorezo no kujya kwirakwira. Amashuri yose harimo kaminuza arafunze, utubari turafunze. Ibikorwa by'imikino ngororamubiri, ibigo bikoresha ibikorwa by'imikino ngororamubiri za gym birafunze, ariko umuntu ukora siporo ku giti cye ahantu hanze iremewe. Imikino y'amahirwe irabujijwe. Piscine na spas zizakomeza gufungwa, ariko abacumbitse mu hoteli bashobora kuzikoreramo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Ibikorwa by'inzego zikorera bizakomeza, ariko buri rwego rukoresha abantu 50% bose, kandi abandi bakorera mu rugo. Amasoko, amaduka, ubucuruzi bukorerwa mu dusantere bizakomeza gukora, ariko hajya hasimburana umubare w'abantu 50% bw'abakoreramo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntawo ugomba kurenga abantu 10 icyarimwe, naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe kubatwara, ariko ntizigomba kurenza abantu umubare w'abantu 50% bijyanye n'imyanya zagenewe yo kubatwara. Moto n'amagare zemerewe gutwara abantu, ariko bubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Ibikorwa by'ubukerarugendo birimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo bizakomeza, ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Kwambara agapfukamunwa neza, guhana intera, gukaraba intoki no kwirinda kujya ahateranira abantu benshi, ndetse n'ahantu hafunganye hatinjira umwuka uhagije ni inshingano za buri wese mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo n'ikwirakwira ryacyo. Ingamba zihariye ziri mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8 ari two Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, Burera, Gicumbi na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, Rwamagana na Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse na Rutsiro na Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Icyambere, inama zose zirabujijwe. Icya kabiri, insengero zirafunzwe. Icya gatatu, ibiro by'inzego za leta n'iz'abikorera cyangwa se public and private offices birafunze. Abakozi bazakorera mu ngo kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba ko kujya aho basanzwe bakorera. Abakoresha barasabwa kubahiriza iri bwiriza, kandi iri bwiriza rizasubiza ikibazo abantu benshi bajya bibaza kijyanye n'umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe amasaha yo gutaha ageze, cyane cyane ko byumvikana ko abantu benshi bazaba bakorera mu ngo zabo. Turatekereza ko abantu bazaba bagenda ari bakeya. Icya kane, restaurant zemerewe gukora zizajya zitanga serivisi gusa ijyanye no gutahana ibyo bakeneye, take away. Nta muntu wemerewe kwicara muri restaurant ngo agire ibyo ahafatira. Ingamba zihariye zireba utundi turere 19 ari two Gisagara, Huye, Muhanga, Nyamagabe, Nyanza, Nyaruguru na Ruhango two mu ntara y'Amajyepfo, Gakenke na Rulindo two mu ntara y'Amajyaruguru, Bugesera, Gatsibo, Kayonza, Kirehe na Ngoma two mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse na Karongi, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Uburengerazuba. Icyambere,
inama zikorwa imbonankubone physical meetings ziremerewe, ariko umubare w'abazitabira ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwaho zakirirwa, kandi abazajya bazijyamo bagomba kwipimisha COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko ziba. Icya kabiri, ibikorwa by'inzego za leta bikomeje gukora, ariko buri rwego rugomba gukoresha abantu 15% by'umubare w'abakozi bose, kandi abandi bakozi bakorera mu ngo bakagenda basimburana. Icya gatatu, restaurant na cafe zizakomeza gukora, ariko ntizirenza abantu kwakira abantu 30% by'ubushobozi bwazo cyangwa aho zibakirira habugenewe. Icya kane, insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa muri rwo kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero cya 30% by'ubushobozi bwazo. Icyanyuma, polisi y'u Rwanda ifite ubushobozi n'ububasha bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ifatanyije n'izindi nzego, kandi abazarengaho bazabihanirwa. Hanyuma uko ingamba zagiye zifatwa, n'ubundi hakunze kugaragara abantu bagenda bafatwa na polisi kubera kwica amasaha. Wari ubikomojeho uti polisi ntizihanganira umuntu uvuga ko saa 12 ari kare. Ese hari ingamba zidasanzwe polisi yabiteganya ku buryo saa 12 ejo abantu bazaba bageze mu ngo? Zirahari. Cyambere nkuko wabyumvishe, hari ibikorwa bigomba gufunga saa 11. Ibyo rero polisi zakora n'izindi nzego irebe ko abantu bafunze kare za business zabo cyangwa n'ibindi bakora. Icya kabiri, nuko abantu turabakangurira kugira ngo bakoreshe imihanda yose ihari, bakore gahunda zabo, bamenye aho batuye n'aho bakorera, bamenye igisabwa kugira ngo babe bahagenze. Icya gatatu, ngira ngo twakivuze, hari ibintu bigenda bivuga yuko abantu kujya mu rugo saa 12 ari kare. Bagombe kumva rero yuko ahubwo basabwa kugera mu rugo hakiri kare hagaragara, kubera yuko abantu bavuga yuko cyangwa se bibeshya yuko bazajya muri quartier bakagoroberezamo bya bindi bajya bavuga bati ariko bamfashe na yindi hafi yo mu rugo, ariko hari harenzeho iminota 5. Iminota 5 irenze ku isaha 12 barenze ku mabwiriza, ariko iyo uri hafi yo mu rugo utari wanagerayo ntibabe wakagezeyo. Aho rero polisi bazabasangayo kandi bazabagira inama cyangwa se niba na ngombwa bafate ko bagomba kuba bagize mu rugo.